Nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze nshuti mwese bakunze mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mpande zose zigize isi, ndetse n'abatameze neza reka nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Ubuzima ni ubuzima. Ese ubu hari ikintu twakora kugira ngo ubuzima bureke kudutegeka? Ese ubu hari ikintu twakora ku buryo twaguma turi bazima nta kibazo dufite mu buzima? Oya, biragoye cyane. Ibi nibyo byabaye kuri Gateka Brian cyangwa se DJ Brian wamamaye cyane mu muziki nyarwanda, mu bigendanye no kuvanga umuziki, akigarurira imitima y'abantu benshi. Ese mu by'ukuri byamugendekeye bite? Gateka Brian ko agiye kubagwa kandi akaba agiye kubagirwa mu bitaro bikuru bya hano i Kigali Kanombe. Mu by'ukuri byamugendekeye bite? Ko abenshi cyane bari kubigarukaho banavuga ko bishobora kumuviramo kubura ubuzima, kuko iyo umuntu agiye kubagwa ni ibintu biba bidasanzwe kandi ni ibintu biba biri hafi yo gupfa ndetse no gukira. Ese mu by'ukuri bimeze gute? Twabasezeranyije ko tugomba kuzajya tubapodetinga 5 kuri 5 tukabagezaho amakuru yose abagezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu myidagaduro, muri siporo, muri politike ndetse n'andi makuru yose abagenda avugwa hirya no hino. Iyi ni Susuruka TV, naho njye muri kubana nitwa Ibrahim, sekuruza w'abasekuruza bose. Ninjye tugiye kuba tubana muri aya makuru mbagezeho. Ese mu by'ukuri DJ Brian byamugendekeye bite? Ese mu by'ukuri kagiye kubagwa byaba byagenze bite? Mbahaye ikaze kandi mbashimiye ko muri kutwumva. Gateka Esther Brian, ayo niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yakuriye mu gihugu cya Kenya ariko aza kuza hano mu Rwanda, akaba ari naho yubakiye izina mu bigendanye no kuvangavanga imiziki. Akaba yarigaruriye imitima y'abantu benshi cyane, baba bato ndetse n'abakuru. Akaba ari umunyarwandakazi wagaragaje ko n'abanyarwandakazi bashoboye mu bigendanye no kuvangavanga imiziki. DJ Brian twumva uyu munsi ni umumama w'umwana umwe. Akaba rero bitewe n'ubuzima yagiye akuriramo bugoye cyane, byaje gutuma akunda ndetse no kwita ku bana babayeho ubuzima bubi cyane, cyane cyane abakuriye mu mihanda, kugira ngo abarinde kuzakurira mu buzima nk'ubwo yakuriyemo. DJ Brian kandi avuga ko ari umumama ukunda Imana kandi agakunda n'abantu, nubwo ababazwa cyane n'abantu bakunda kumugenda bamuca intege, bamubwira yuko ibintu akora atari byo kandi bakagenda bamuca intege mu nzego zigiye zitandukanye. Nk'uko rero nari maze kubikomozaho, uyu mu DJ yaje gushinga umuryango wita ku bana bakuriye mu buzima bubi cyane, by'umwihariko abakuriye mu buzima bwo mu muhanda. Rero yashinze umuryango awita Organization La Palais Brian Foundation. Ni umuryango rero ushinzwe kwita ku bana mu bigendanye no kubasubiza mu mashuri, kubarinda inzara ndetse no kongera gutuma bongera kugira icyizere cy'ejo hazaza. DJ Brian kandi yakomeje kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange, kubera ko yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, kubera ko DJ Brian ubundi yatangiye kumenyekana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020, ubwo twari turi mu cyorezo cya COVID-19. Nibwo rero yari ari gukora ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo agiye atandukanye, twavugamo nka Flash TV, Magic TV ndetse na Royal TV ndetse n'izindi televiziyo zigiye zitandukanye n'andi maradiyo agiye atandukanye. Icyo gihe nibwo DJ Brian yatangiye kwigarurira imitima y'abantu benshi hano mu Rwanda mu bigendanye no kuvanga iyo miziki ye, ndetse aza kugenda ahabwa n'ibyo bihembo bigiye bitandukanye. Uyu munsi akaba ari gukora kuri Isibo Radio ndetse n'ubundi akaba akora n'ubundi akazi ke ko kuvangavanga imiziki nk'umu DJ wabigize umwuga. Nyuma y'ako gashoti story rero gato k'ubuzima bwe, nk'uko natangiye mbikomozaho, navuze ko uyu munsi DJ Brian atorohewe ahubwo amerewe nabi cyane. Nk'uko nabivuze, navuze nti ubuzima biragoye cyane ko twareka ko budutegeka. Niyo mpamvu DJ Brian aryamye mu bitaro bya gisirikare i Kanombe hano mu mujyi wa Kigali, aho ategereje kubagwa. Ngira ngo rero mu minsi ishize nibwo mwagiye mwumva cyane agenda atangaza ko abaganga bamusuzumye mu nda ye
bagasanga harimo ibinure byinshi cyane ku gifu, bigatuma igifu cye kidakora neza cyane, igifu kikaba kimurya ku rwego rwo hejuru, none uyu munsi wa none akaba rero aryamye muri ibyo bitaro bya gisirikare i Kanombe, kuko bagiye kumubaga bamukureho cyangwa se bagabanye ibyo binure byinshi cyane byafashe ku gifu cye. Operasiyo yo kumubaga kandi bikaba byari biteganyijwe ko iri bumare amasaha 8, ndetse uyu munsi wa none bikaba byamaze kuba, aho yabazwe kuri iyi tariki ya 1 Mata 2024. Mbere y'uko DJ Brian kandi ajya kubagwa yabanje gusaba Imana ko yaza kumurengera, kubera y'uko operasiyo y'amasaha 8 ni operasiyo iba itoroshye cyane, aho umuntu aba ari kubagwa, cyane ko biba ari ibintu bibabaje cyane cyangwa se bishobora kuba byamuviramo no kwitaba Imana. DJ Brian, umumama wagaragaje ububasha, ubushobozi mu bigendanye no kuvanga imiziki akigarurira imitima ya benshi, dukomeze tumusabire iyi operasiyo ize kumugendekera neza kandi abashe gukira. Nagiye mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mutanga ibitekerezo, abandi bamwifuriza nyine kuza kurwara ubukira, abandi bamwifuriza kuza kugira ibihe byiza no kuza kurindwa n'Uwiteka, abandi nabo bagenda bavuga bati rwose Imana igutabare, Imana igukize. Ni amakomenti menshi cyane yagiye atangwa kuri iyi post, yagiye agaragaza ko nyine bababajwe cyane n'ubu burwayi bwa DJ Brian, ubona ko DJ Brian akunzwe cyane. So rero turakomeza tuba updating, turakomeza tujye tubarebera amakuru, turebe ese mu by'ukuri byagenze bite, ese operasiyo nyuma y'uko yakozwe byarangiye bite. Ibyo byose natwe turahari kugira ngo tujye tugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, uratubona niyo nzogera iri ku ruhande nayo utikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.